nguko yasekaga marayika w'Imana, kuko Imana idahishwa, arabyumva arabimenya. Wahita amubwira gusetsa iki Sara we? Ese hari ikinanira Imana mu gihe cyashyizweho? Ni ukuri umwana utaha w'igihe uzabyara. Imana iramubwiye igiye kugukiza indwara y'ubwandu bwananira. Ndahiye Imana yampamagaye, yatinye gufata imiti utagira ngo yigize yipimisha, utagira ngo yigize ajya oya ntubeshye, yigize yipimisha arabikinyana n'umuntu wanjye urahuze. Genda bitinya cyane. Baratwita barabyara we biragenda biranga. Avura ikintu gusa ndetse yabera yikuye bari nka mezi 6 gutyo imaze kubakora umwana nyamwana. Imana irambwiye ngo mutunge ibiganza hano. Uyu mwana twite iminsi 16. Uyu nguyu azamubyara heke, azamubyara cyane ubwoko, azamubyara kure, azamubyara umwana. Ende wasanga hangaha Amenya ko muri Israeli hari umuhanuzi. araza kumenya yuko ku musozi w'Ikiringira ahantu hari n'umuhanuzi. Imana irambwiye igiye kumusura. uzaze mushikirize mu Gakenke mwereka ababyeyi bawe
mazi umva icyo Imana ni ukuri kw'Imana. Imana yarabwiye ngo baje ari abana batatu, hasigayeho babiri, uwa gatatu yapfuye isatu. Ntabwo babaheruka n'ubwo ntabwo n'abana bigira ingunge bakaza i Kigali. Baje ari abana batatu, uwa gatatu yarapfuye, hasigaye babiri. Uyu nguyu uwo nguwo bazanye baherukana bazanye. Imana turindiye i Kigali tuyizamuriye amaboko. Imana turindiye mu butare tuyizamuriye amaboko. Imana turindiye abandi bagize Imana turindiye abandi bagize tuyizamuriye amaboko. Mana y'Imana. Aho abandi bageze barapfa niho yaturindiye. Tuyikomere mu Imana y'Icyubahiro. Aho abandi bageze bakagenda niho yaturindiye. Ariko umuntu ubyumvise azamuye haleluya. Aho abandi bageze bakabajyana amageragere bakaba bakiriyo. Ntabwo ari uko twakiranutse inshuti yanjye. Ntabakuyemo inda bagapfa, wowe ukaba wicaye mu materaniro. Ntabwo mwasambanye bishwe na sida. Mwararyamanye mukongera mugasubira sida ikamurangiza, ariko ubwo mwaza mu icyubahiro cy'Imana kwera. Aho abandi bageze barapfa, twebwe twarahageze turakira. Imana irambwiye igiye kugukiza indwara y'ubwandu bwa naraga. Ndahiye Imana yampamagaye, yatinye gufata imiti utagira ngo yigize yipimisha, utagira ngo yigize ajyayo. Oya ntubeshye, yigize yipimisha arabikinyana n'umuntu wanjye urahuze. Genda bitinya cyane. Atarabimenye Imana igiye kumukiza. Zamurika zamubwire vuga ngo kiriya kintu kitaramba, kiriya kintu ntaragikandagiramo. Fata ku mutima vuga ngo wa mutima wawe utarakeneye, kiriya kintu ntinya. Vuga ngo hari ibintu ntinya, ndashaka kumva, ndashaka gukandagiramo. Vuga ngo ntarabigeraho, nakiriye kubitsinda, nakiriye gukira, nakiriye kubitsinda. Vuga ngo ndabinesheje, vuga ngo ndi muzima, vuga ngo haraye uyu munsi ndi muzima mu izina rya Yesu. Ndabitsinze mu izina rya Yesu, ndabinesheje mu izina rya Yesu. Kanseri batarayipima, ndi muzima mu izina rya Yesu. Ndambaye ikigo ndi muzima mu izina rya Yesu. Ntarabimenya, nirwaye simbizi, nayirwaye simbizi, ariko aka kanya mbaye muzima. Vuga ngo mbaye muzima, vuga ngo ntarabimenya mbaye muzima. Amatwi yanjye atarabumva mbaye muzima, umutima wanjye utarabyakira mbaye muzima. Twizamurire amaboko. Nta kindi kintu Imana imukoreye. Imana imuhaye ahantu ho kuba. Ikindi utavuga gutya, afite abana batatu, sibyo? Abakobwa babiri n'umuhungu umwe. Njyewe ndi umunyamwuka, ntubaze ngo mbimenye. Abakobwa babiri n'umuhungu umwe. Imana irambwiye ntabwo azi buri muntu, n'abazi ntabwo babemera. Imana irambwiye ngo mu gihe cy'amezi ane nawe niba uhari abana bawe se yarabanza uhaguruka muri ikiganza gutya, hagarara hagarara. Uwo mwuka kugira ngo abana banyu babemere wamanutse bigize uraseka iki madamu? N'imyaka ufite tugeze mu gihe cyo guseka. Umwana se yaramanze nawe uraseka, uraseka iki? Gusa ukuntu umwana akunda agahinda n'ikibazo isi atamwemera, ubizi neza ko atari se isi umwana akunda igikomere. Umva mubwire, Imana irambe mwandike igitaki uyu munsi wa none, mwandike igitaki uyu munsi wa none. Imana irambe ngo nyuma y'amezi ane ndahiriwe wampamagaye. Imana ngo nyuma y'amezi ane, Imana irambe ngo buri mubyeyi wese udafite icyerekezo cy'umwana we, Imana irambe ngo imuhe aderese kwa se. Iyi tariki muyandike. Nuba waba uri umugore utamusore atakwemeraga, nuba waba uri umusore atakwemeraga, nyuma y'amezi ane bihahuriye muri iri teraniro ry'abera, biri kuri kamera, isi yose irabyumva. Nyuma y'amezi ane Imana irambe ihaye icyerekezo buri muntu wese, imuhaye icyerekezo. Niko Uwiteka Imana avuze, irikomere amashyi Imana y'imbaraga. Yesu ahimbazwe cyane. Kandi bamubwire n'umureba gutya azi gucuruza, arikajya mu kabari akamuza yose kwicupa akaraga rimwe akameza amuhereza ntiyi. Imana irambwira, Imana imuhaye umutima muhana, ugenda umubuza, wajya gukora ikintu ukakubwira ngo ujye.
wajya mu bintu ukakubwira ngo hujya, wajya mu bindi umutima ukakubwira ngo hujya. Uhereye uyu munsi ntazongera kuryama adasenze. Uhereye uyu munsi amaboko ye nta muntu azongera kuyaramburira, kandi Imana iravuze ngo iramukije, akira gukira mu izina rya Yesu. Yesu ahabwe icyubahiro, Yesu ahimbazwe cyane. Imana waje imbere, Imana waje kwirirwa imbere, Imana ishobora n'ingahe? Imana waje imbere n'Imana itanga, Imana twaje kwirirwa imbere n'Imana yumva. Njyewe nta kintu mfite cyo kubaha ngo nkubwire ikintu udashaka Imana nayo yacyanze, ikintu udashaka Imana nayo yacyanze. Naravuze ngo sinshaka gutura ku kamonyi mwisi yehe, njyewe nabyanze mfukamye hariya ahangaha nari mfukamye, ntabwo mbeshya kuko yampamagaye napfukamye. Muri ababyiruka mwabyiruka bateye umugongo ndeba hariya tuba tugiye gusenga, ndavuga ngo mu izina rya Yesu mu majyepfo niho mvuka, ndashaka kumpindurira kavukire mu izina rya Yesu. Kuwunkuramo noneho na leta inyinshi ntabwo byarigoye. Yesu ahabwe icyubahiro. Ni ukuri nari mubyayirusha kumbwira ngo nive Kigali unyagaze kukamonyi mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu simugushije wari nshaka kujya gutura ibibanza birahari ntabwo ibyo bindeba. Yesu icyampa rero navuze aho abandi bageze barapfa, twebwe twarahageze tugira dute? Sibyo? Twarahageze twebwe tubaho. Urahogera ugenda mwiza. Yesu ahimbazwe, Yesu ahimbazwe. Uwo nguwo w'imbere yandera, uriya mukobwa wanjye yambaye rinete, uriya wacuzaga cyane, uwo muntu uri imbere mukoreho. Yego wamazi reka izina ryibagire gatoya. Imana kuvuye indwara y'umugongo n'ubuhanuzi ni kuvuga ngo umaranye igihe kirekire umugongo, ufite urugo ariko ikibazo rero cyakuzanye ku misozi y'ibyiriro wumvise baranakubwira urabyumva pe, ukuramo inda utwara inda uyikuramo, utwara inda uyikuramo, utwara inda uyikuramo. Ndakubeshyera uvanyemo nka zingahe? Inda zingahe? Abo bashakiye n'umurumva umwana wabo wa mbere angana iki? Si mukuru? Kuvunikira iki? Umva nkubwira, niba uri hano nawe ugikuramo irakubwira, niba uri hano nawe inda zawe zigeze nk'amabwira usengere, umva icyo Uwiteka Imana avuze. Imana irambwiye ngo inda yawe ntabwo uzongera kuvana ni n'ubundi afite inda, harimo inda y'iminsi 16. 10 n'ingahe? Imana reka tubikomere amahirwe. Ntabwo bakuruze ahubwo Imana irabona ngo uri kugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe. Imana ishimwe, haleluya. Ntabwo yishingiye, yakoze ubukwe, utaza kumuremera ishuri kwishingira, yakoze mariage bibi. Abandi baratwita barabyara we biragenda biranga, avunikira ubusa ndetse yabera yikuye bari nk'amezi 6 gutyo imaze kubakora n'umwana nyamwana. Imana irambwiye ngo mutunge ibiganza hano, uyu mwana twite iminsi 16, uyu nguyu azamubyara yete, azamubyara cyane ubwoko, azamubyara kure, azamubyara n'umwana muzima w'umuhungu, azamubyara n'umwana muzima umurusha ibiro, mu izina rikomeye rya Kristo. Udahangarwa bw'Imana nimumuzeho, cyubahiro cy'Imana kimutwikire, imbaraga z'Imana zimuremere, mavuta y'Imana ntazabure kuri we, ntuzagire icyo ukora mu buzima bwawe, kandi agaciro Uwiteka atanga uhereye umunsi kabe mu rugo rwawe. Ndafatanira imbaraga z'ubukene mu izina rya Yesu, ndirukana imbaraga z'umubabaro, ndakuremera amateka mashya, ndakuremera impinduka mu mutima, ndakuremera impinduka mu buzima. Akira guheka abakobwa n'abahungu mu izina rya Yesu, amen. Umaze kunyereka umwana, uzanzanira umwana muzukuruze kumunyereka, uzamura icyubahiro cy'Imana. Yesu ahimbazwe cyane, Yesu ahimbazwe cyane. Hari ikindi kintu umwuka w'Umwami Imana ambwiye, hari umuntu wakoze biranga ibintu byanze ngo ntabikoze ishaka biranga,
narivuje biranga, naracuruje biranga, narashatse biranga, biranga, nagiye mu rukundo biranga, ko abandi byemera uko atashatse gatanu. Yesu ashimwe cyane. Wageze umuntu afite igikundiro uko gatanu rwose we mutarabona n'umwe ndetse n'abeke ntiwamubuze rata ntiwamubuze kazuba baramubuze sibyo afite igikundiro ahubwo nuko aho abandi bagera bagahirwa we yarahageze bigira gute ntabwo ari umuhanga ahubwo hari ahantu abandi bagera bagacuruza batakurusha kurangura we warabura ucyundura bagakesha ijoro ntacyo bafashe petero nayo ngo bakesha ijoro ntacyo bagize gute ari ntacyo bafashe Yesu ahabwa icyubahiro